ariko jya wumva agahinda mfite mwene wanyu bakuzanye aha ngaha burya ndi Yesu kugira nakitangira intumbi nkawe zitagira ubwenge ko natereka amaso ye umva mubwire ndakwanga isekuru cyane ndacyanga na mwene wanyu azabye ko nkwanga amacupa imifuka ibikwezi ubu ngubu ntabwo bigira bare ngo ndabudade bari kuri cyangwa abantu Mubiro tutarenze aya ubigetse cyakubona hanga fata umufuka uyakuraho ibyo bitu byose hano hantu umwana mwese ndiri ndashoboka urumva bya afe son urumva nta son ufite ntabwo ari we mbaza nsari ziki genda ariko nk'iyo ubona wifata urugo rwose cyane ntabwo uri umugore ziba rwose ni umuntu w'umugabo ni inyangamugayo urabizi ngomba guhagararira aho utari nanjye nkabo nitwa Samu mama nyine Samu karamizwa maganga cyane imyenda y'umwana y'amaruzi nkuba amavuta y'abana bageze hanze guteka ingije cyangwa kwegekije ntabwo barabiriye ukubona ubutumbi ngo umugabo gusa nzakubangamira ku buryo n'umugore uzatera inda umwana azabyara ibintu by'uko nakubangamiye azabikurana ongera mamaza ngagira vuba gusa harimo si neza ariko ubundi ubungubu uri kumesa cyangwa uri gukira si ya nshuti yacu mwa ya nshuti twahuranye twaraburanye kabisa tumeze mute smart tumeze neza urebye nta kibazo ntacyo mubaye kabisa turashimira ibisanzwe ni akazi turi mu kazi nyine n'aba busy ariko se amakuru se shane neza turebye ntari ndashima Imana ni hasi nyine za hanze ariko bisanzwe ntari ndashima Imana tuzi bose kugeze he sha musaba nibereye nyine mu mihanda cyane ko urabona nyine street ziba zimeze nabi mba nzirukanka abumva ndagerageza nyine mwana ariko biba byanze birumvikana uracyasaba za desa z'amayinite musa nyine mwana biba bigoye biba binagoye kubona umuntu nkawe wakadesa z'amayinite buri munsi biba bigoranye niyo mpamvu twakuzanye aha ngaha bashatse ko twavugana na bosi ko gushakira akazi kavuga ibiriya buzima urabona ntabwo natwe ntitwabuciyemo ntabwo tubyishimiye niyo mpamvu twakuzanye aha ngaha ikindi wenda umwunganiye bosi wacu akunda abantu bitonda kandi nawe kubera turakuzura inshuti yacu nyine uritonda niyo mpamvu nyine twavuze ati reka tukwegere tube twaguhuza na bosi wacu ku buryo nawe twakubonera akazi ukareka gusaba desa z'amayinite ariko jya wumva agahinda mfite mwene wanyu bakuzanye aha ngaha burya ndi Yesu kugira nakitangira intumbi nkawe zitagira ubwenge ko natereka amaso ye umva mubwire ndakwanga isekuru cyane ndacyanga
namwe nageze ko nkwanga wumvise uri kumva ibyo mvuga iravuga gukoropira iya nzu sase ibyumba by'abana hanyuma ngwino hano mwereke amacupa imifuka ibikwezi ubu ntabwo bigira bare bodaboda debere ko cyangwa abantu mu birate tarenze aya ma ubigeze nakubona fata umufuka uyakura wigere cyose bitaranje manameze ndiri nashoboka urumva byaka afe son urumva nta son ufite ntabwo ari we mbaza cyari ziki genda ariko nk'iyo ubona wifata urugo rwose mu cyane ntabwo uri umugore ziba Musa buriya nakubeshye sibyo bitewe n'ukuntu mba nzi hano hanze bimeze man urumva akazi kose job yose ndi amuredi kabisa yasigira telefone man nyine ndayifite ariko usanga nyine urimo urambona tukubura ku mirongo umuntu akabona nabo kukubona byatugoye cyane ikibazo amashaka bigoye Musa shana gusa hano hantu ni fresh kabisa wenda bizi ko ugiye ubuzima bwawe buruhinde Dani nakubeshye bigoye man bigoye kabisa kubera ko ubusanga rimwe na rimwe man nibaza se unacumi kikuwiteka ko ayabaye homora se kukibira ari nge bibaho gusa yaza kora neza natwe ntago tuba twaratangiye dufite akazi gusa ngewe mumfashije n'inshuti zanjye nabo benshi ni inshuti mfite pe mumfashije nukuri nkagira abantu bishimye atangiye kwishima turatangira akazi Dani usubize impamvu twakuzanye turaguhuza nawe ze dukorane tangira akazi nawe ni mugenzi wawe ni niganye nawe twarabaye ndamuzi narebe iryo man ndamuzi nawe humura man nawe ko bizakunda bizagenda neza gusa aho tugeze nabwo tugezeyo nawe wazahitira oya ngiye nakora neza man musa kuko ngiye nyine akazi man ubuzima ndaburambiye bro ndaburambiye byahata gusa nyine se bishima nta mpamvu nukagera uzabona impinduka uzagira usema na telefone amani musige mutuza birumvikana uzabona akazi keza ngo nawe wisondeke kuri telefone shagusa ndabashimiye twabonanye twarakubuze kubera telefone ukurana n'akazi kenshi nyine gusa pole kuba twabonanye bigiye kuza ewa narebe cheers kabisa muri abahungu bandi ndabemera ewa kabisa sana rumeze neza hagati bameze neza nzara nta bintu by'inzara inzara yo ntijibura ariko nanone shamwana kuko mbayo ndashima Uwiteka asa wa mungani ko nshimye wenda usaba desa z'amayinite ibyo kurya byo biraboneka bigenda bite numva ni rimwe wenda nimba icyo kurya n'umugoroba nyine mapfusha tu umaze kunyuba ukabireze kwemera gusa ari njye nawe umugabo ni si we mbaza ariko ari njye nawe umugabo ni nde ntabwo uri kunyumva neza cyane niyo mpamvu twafata Samuel ukamusuzuma noneho gereka ngende Samuel agomba ngaza ndi murongo garuka hano umenye ko ibyo bintu atari byiza Samu gendera wabana urebe ihumure Samu ndakwanga Corona bini. Kunda ni mangala na. Wani. Miriko kujya hariya imatimu urumva man nagiye gushaka ikiyede bro urumva nagiye gushaka ikiyede urumva man uza amafaranga bamembye bro 2,000 urumva bikiza no kuva 2,000 urumva 2,000 kimwe 2,000 urumva senyisa yitike urumva harya senyisa saa 6 urumva inzu basha kuyishyirayo inzu nyine urumva hari umukecuru wamfashije urumva arambwira ati rero
ndabona ubuzima bubayemo bumeze nabi gusa akira ngo hano uba wihengetse ku buryo uzajya wiyemera amahoro agafite aho yahumura wijya kure byarangiye bose aho turi aradukodeshereza dufite inzu aho tubamo ubwo nawe ubaye umuvandimwe tugiye gukora ngiye mumfashije urumva yahumura byarangiye byarangiye humura niyo nshuti mfite papa wanjye gusa nyine ndabashimiye Imana ndabashokoze Imana ko mumugara ndabashimiye byari ngombwa ndabashimiye kabisa twizere ubwo rero uko byasa kose muri iki cyumweru ushobora gutangira akazi muri iki cyumweru ngizere yahumura byizere bose se ko ntacyo yaguteye dutumye umuntu umukozi nkatwe ushoboye kandi rero nawe turabizi ushoboye urarwanya yani ibyo mwana ngiye nagakora kabisa kubera ko nyine akazi musa ni hasi byahatari ni hasi street mbanzirukanka ibintu byasaze byahatari kwirukanka niyo si tubayemo oya nari gusa humura nongere guhangayika ntabwo telefone ndayifite ndabana nimero zanjye cyane zatega mfite mutera mwana naje ntabwo ibaho se ibaho kabisa 078 0 usiriho abana nayisize mu rugo nyine ku murongo mwana kubera ko agatelefone mfite n'akamabwa ariko mukaba kashizemo umuriro ariko nanjye nyine urumva mbonye akazi nahita nyine nsumba agafone birumvikana gusa mwakoze bose mwakoze kunzana hano hantu n'agafuka oya humura uzabona n'ibirenze ibingibi ndaje gato mbana mu kuri kuvuga murakoze kabisa nta kibazo kiriyaza umusaza oya humura oya nibyo Ado. Yego. Ugira umunwa umva nanjye yarabimbwiye. Yego. Ureka umupira tubona hano muri kumamagara. Isayi. Nona. Sungura se. Bakara. Ndasa neza neza. Ndabona nambaye imyenda myiza siko. Ntabwo nzi saa sita. Ntabwo mbizi ibyo yigeze ateka kuko nta nubwo yigeze angaburira. Ntabwo akaburiye? Ntabwo yangaburiye. Uri kwivugira neza. Nabonye yiruba fura atunda amabuye ntabwo nzi ibintu biri muri aho. Samu ntabwo yakugaburiye? Hafi nta kintu yigeze amakuru. Ntabwo namuhereza. Yamara yageze hano. Samu Karame Gwino mera aragushaka Ako sa ugira ubwenge cyangwa Bagara honga Bagira vuba Ni gute ushaka kubwiriza umwana wanjye urahaha muri runo rugo Wishyura inzu Wako mutiba wawe bawushyizemo ibyo kurya kubyumva ko umwana wanjye yabwirira Kwani nabanje gukora amasuku mera mu bari menshi Ntabwo ushobora kumesa utunda amabuye unatetse none nibyo narindimo gukora arimo natunganya ubundi kimeze gute Reka rero mubwire Samu mubwire ikintu kimwe Ngiye mbona bazanga muri no rugo no kunsaza kugira ngo uzasaze nzajya magerageza Wumvise kumva bari bagatinda guteka ariko byatewe n'ibintu ndakora byari byinshi Umugabo wanjye agenda mu gitondo nkagenda mu gitondo abana banjye bumvuniki umwana wanjye nakwiga Ese bari muri umuna bawe babumwize Ako sumu ndani mugaruka. Yungu atataza kushaka ndo mute. Asemera ukangana kumbiwa kujya mu gikoni ko. Yatara no bi. Vivere bamasa. Tumos. Reka mubwire wari. Boda shaka kumenya ubwenge. Ubusaba bw'intu.
none se nzabumenya ari uko nagiye mu gikoni. mbabwiye Samu uramubona Ndamubona. yaje kutuzungu nutamenya ubwenge iyi mitungo yose azayitwara Ntabyo azatwara ntabwo yabitwara. wamfasha tukarwanya intambara tukazakora kandi uriya mwana w'umusore Ntabwo ngerageza bishoboka. yego Ntabwo yatuzungura aha. urabinyijeje Ndabikwijeje. usanga wagenda bitewe no gukora nanjye ndaje Sawa ni. Sava. Umeze bite? sinegera se Amfasha kwigiranye. umeze neza Ntabwo ari neza. Abagabo barabona. Uzi ibyo mpuye nabyo? Ubu ngende nari nizeye amafaranga. Ndazamutse. Umugabo aranyambuye urumva ubu nari mfite umushinga urenze ukwemera nuko wunguwe ugahita irabizo nkubise ihise isa irabizo nkubise ihise isa nk'inkora ahantu ituma mbese nibagirwa umujinya nari mfite nari nzamutse mfite umujinya uri ugeza Alô? Alô? Aka ku kazi biragenda. Naho rero komeza ukurikirana akazi nk'uko nakagushinze ejo batazaturya. Urumva ko nawe nakaguhaye nkwizeye nk'umwana wanjye. Okay, sibyo? Bikurikirane nk'uko mbikubwiye kandi. Sawa. urimo uraseka kandi mbabaye wowe ariko ihangane basanga utabona ariko azajya gukora rwose ari menshi peni kandi nayo mfitiye gahunda ntakundi wenda utese mu rugo ni neza none se gasore mbona ntabwo numva batari koma hariya nari mubwiye yiriwe atariye samweri ngo yabamwirije nari mubwiye ngo nagende arebe ikintu niyo yaba afite utubuto barya nta kibazo oya umwirya ariko shengera uko bikubwira ntubyumva yibaza kugira ngo umuhirirwe mu rugo abana babwire oya kera ari ibintu ubu ngubu uri kumbwira numva ni nk'inzozi za sinema yiriwe mu rugo ntagire ikintu akora jyewe umuryango wawe ndawukunda ariko jyewe Samu aransuzugura buriya n'ibintu amara byinshi noneho jyewe ntanakunda aravuga ngo bino bintu ngo baba ngo ni ibya se wabo ngo jyewe ngo hano ngo nta kintu ngo maze ngo nta kintu ninjiza ngo jyewe ngo nta kintu na kimwe nkora none wamuze se kugira ngo agenzure none se sheka muzi ubundi kubizi uriya mwana njya kumuzana twabiganiyeho ntamuzanye rwihishwa urumva twakora ikintu ngaho ngirimo
hano mufite n'iki cyo kunywa? Hari fanta zo mu icupa no mu ivide, hari amazi. Ndumva nshaka agafanta, mumeka agafanta ko mu gacupa ka citro gashyushye gatoya. Nta kibazo, ndumva nyafite. Wamaye citro so kugira ngo ume pineapple? n'umuntu bagusimbura muri Kigali. Urabizi bose. Urabona nubwo abantu bafite uruhara ariko ntabwo ari uruhara. Ahubwo ni uruhare nyine wagize kugira ngo nyine umugore mwiza nyine n'abayobora byose. Erega burya nicyo abantu bakundira bakahasanga ari nacyo wamenya. Afe. Wabiki? Munirukane Samu iri. Cyo kintu ntoya nubwo cyane yaseze. Ese koko Samu urumva ushaka ko tumwirukana uzi n'ubuzima yarabayemo? Noneho hari n'umuntu yabwiye ngo azatuzungura nyine